hari n'undi nzi gutya arambwiye ngo ndi umuhutu gutya tunakinana muri ibi bya sinema kumva mukumva bararashe hari iwacu ku Gisenyi gutya umupaka na Goma bikaba nk'amasaha 3 cyangwa bikaba nko mu minsi 3 ariko biri kubera iyo kure muri Kongo tukavuga ngo twari agakundi k'abana tukavuga unanje nakwambara ewana bibaye ngombwa ariko ndiba tuvogera ngarwanirira igihugu cyambyaye niba ari bishoboka niba kuko nanje banyemerera nabikora ubwo twabivugaga kubera ko twumvisha iki urusaku rw'amasasa ari kubera hakurya tukavuga iryo jambo tuvuga ngo ndago batuvogerera igihugu guco bibaye ngombwa nanje nagira gute nakwambara nda myaka 18 twari turuzuza urumva ko mu by'ukuri mufite ntega ko iyo spirit cyangwa se umwuka wo gukunda igihugu na n'uyu musura cyakurimo ibe byiza nshuti za Homeland 7 TV ibe byiza nshuti za Simbi TV dukunda kandi dosa ku mutima turabakunda ni nako bizahora tumeze neza turashima Imana ishobora byose ifite buri kimwe cyose mu kuboko kwayo turashimira abadutera inkunga ku buryo bumwe cyangwa ubundi turashimira Teresa TV Show turashimira Teresa Comedy turashimira Tony TV Show kuko nibo badutera ingabo mu bitugu ataribo iki kiganiro ntago cyakagombye kubageraho ataribo ntago twakagombye kuba tugiye kwifatanya n'abanyarwanda kubijyanye n'uyu munsi turimo kwibuka twibaka nge nitwa Nshimyimana Simeon ntago ni njyenyine muri iki kiganiro ndi kumwe na Teresa cyangwa se waje neza urumva ko turi kumwe na Teresa cyangwa se waje neza yego mumeze gute turashima Imana yego turagutumiye rero kuri kamera za Homeland 7 TV cyangwa se muri studio za Homeland 7 TV kugira ngo tugire ibyo tuganira urumva urumwe mu bantu bakurikirwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se umwe mu bantu uzwi n'abantu benshi yego turi kwibuka ku nshuro 32 jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994 mu bijyanye n'imyidagaduro cyangwa se entertainment mubikora gute ese uyu munsi mwebwe mukora gute mu by'ukuri muri iyi minsi dusa naho twahagaze gukora iyi minsi ni iminsi idasanzwe tugomba kurukamwa abacu yego bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ntabwo rero numva ko gukora ari ingenzi kurusha ko twakwibuka abacu yego ndakeka muri entertainment abantu benshi barahagaze yego keretse ababasha kuba bashobora gukina filime zijanye n'ibihe turimo cyangwa se gukora nyine ibijanye n'ibihe turimo yes muri make ndabwo turi gukora yego hanyuma rero oti ntabwo turi gukora hanyuma ku bijyanye na ko biri kose niba uri umukinnyi wa sinema hari ibyo mwakagombye kuba mukora cyangwa se hari nibura ibikorwa mwakagombye gukora kugira ngo mugaragaze ko mwifatanyije n'abanyarwanda ese nta buryo muganiriza abantu abo mwereka amasinema nta live cyangwa se n'ibindi nkabyo mu by'ukuri muri iki gihe muri gukora ese hari sinema mwasohoye ku rukuta rwanyu cyangwa se n'izindi baba barakinnyemo kugira ngo nibura bigaragare ko nka Teresa uwo mukinnyi wa filime nyarwanda hari uruhara ari gutanga cyangwa se hari umusanzu ari gutanga muri ibi bihe byo kwibuka muri make nshatse kuvuga ko atari kuba ko yenda tutari gukora byo by'amaburaburizo ariko hari ibyo turi gukora nguko natwe turateye imbere ya kamera tugahumuriza abantu cyangwa se tugakora amarayivu twigisha n'abatazi ibyabaye nubwo natwe tutabizi neza dutumira ababizi bakatuganiriza ku mateka yego urubyiruko nawe urumwe mu rubyiruko uko bikose uracyari muto sinyeka ko na jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994 yabaye uriho nkurikije uko nkubona ntabwo ndi kujajinga igitabo ngendeye ku gifuniko cyacyo ariko ndabona uri umwana sinyeka ko icyo gihe wari uriho urubyiruko by'umwihariko nawe urimo mu bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga hari bimwe mutishimira ndamo kujya ku mbuga nkoranyambaga twabonye Badrama twabonye Badrama wibuvuga twabonye ari umuntu ubona ukabona ntabwo yuzuye
umuntu mu by'ukuri igihugu cyaramugaburiye cyaramureze arakuze ageze harahirya aracihakanye. Mba numva bisebetse cyane. urubyiruko nimwe mbwira, hagarara ku ndangagaciro zawe. Nubwo waba ugiye gupfa upfira igihugu, nubwo waba ugiye gupfa bagiye kukwica bakavuga ngo uvuga igihugu nabi, wumve ko ndacyasimbura igihugu cyawe. Ubundi nizo ndangagaciro. baravuga ngo wanga kuyamenera igihugu akanyobwa n'imbwa cyane. mwebwe umusanzu wanyu uyu munsi by'umwihariko nk'abakoresha imbuga nkoranyambaga, ese uwo mutego witwara gute kugira ngo ibihumbi 50, ibihumbi 60, ibihumbi 100 bigukurikirana bidatuma wishora mu kutanyurwa cyangwa se mu kumva utishimiye iby'igihugu kikugenera, ari nabyo bisenya ubumwe bw'abanyarwanda, bityo bigakumira no gukwirakwiza n'iyo ngengabitekerezo ya jenoside? Wowe ubigenza ute? Mbirindira kure. Yego, urubyiruko rusa naho rumeze gutyo ntarwo ngera mu nshuti zanje, ariko rubaye ruhari narugendera kure. Kure cyane, kure cyane. Ikintu nabasha gukora ni ukubagira inama byakwanga n'ubundi nkajugunya, kuko nkakabaye icwende nikaje koga niyo koze ndegaca. Agiye ngo uyu muntu ngiye kumugira inama yahoze akora mu mifuka z'abantu, ukamugira inama bikanga. Iyo ubonye byanzura rekura. Ndamba mvuye kwihambira ku muntu ubona utari mu cyerekezo cyawe. Njyewe ndakubeshe njyana nabo turi mu cyerekezo kimwe, inzira imwe, gukunda igihugu ndetse no kugikorera, byaba ngombwa ukabana gipfira. Ibintu byiza ntabwo ngiye kukubesha. Kera nakundaga kuvuga urabona twebwe turi hara ku mupaka. Iryo jambo nararivuze pe imbere y'Imana. Ariko ndumuje kumva mukumva bararashe. Hari iwacu ku Gisenyi guru cyane umupaka n'umugiranye na Goma, bikaba nk'amasaha 3 cyangwa bikaba nko mu minsi 3, ariko biri kubera iyo kure muri Kongo. Tukavuga ngo twari agakundi k'abana, tukavuga mva unanje nakwambara ewana bibaye ngombwa, ariko ndiba tuvogera ngarwanirira igihugu cyambyaye. Niba ari bishoboka, niba kuko nanje banyemerera nabikora. Ubwo twabivugaga kubera ko twumvisha iki urusaku rw'amasasu ari kubera hakurya, tukavuga iryo jambo tuvuga ngo ndago batuvogerera igihugu guco. Bibaye ngombwa nanje nagira gute nakwambara. Nda myaka 18 twari turuzuza. Urumva ko mu by'ukuri mufite ntega ko iyo spiritus cyangwa se umwuka wo gukunda igihugu na n'uyu munsi uracyakurimo cyane. Ibintu byiza cyane pe. Uyu munsi bagwahera kiritoma ngo ujye mu gisirikare, urwanira igihugu, urwanya ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa se urwanya abayikwirakwiza. Are you ready? Ndango byanjobokera, mba narabikoze kera. Mba narabikoze ariko byaranze. Nuko bitanjobokera, ariko bibaye ngombwa nje ndi tayari pe. Nabyemera. Mbere narabyara narabishatse nyine, manda benshi banje ndege bambwira ko bitakunda. Ngo kubera iki? Apo ni byinshi bambwiye. Ubwo bakubwiye ko n'uburebure bwawe babuze. Numvite uburebure. Ntago ngo bagendera ku burebure no ku bwenge n'indangagaciro. Indangagaciro ndazifite n'ubwenge ndabufite, ariko yenda hari ikigero cy'ubwenge bashakaga, indangagaciro ku kigero cy'ubwenge. His Excellency Paul Kagame yaravuze ngo ahubwo nabo bagufi nibo tuba dushaka. Uzi kubona umuntu muremure ari kugenda mu mibyuko ari kwishahaduye, bamusasu ritora umugera. His Excellency yarabivuze. Bivuze ngo rero ubu ngubu turuhagarikiwe n'ibwo natwe rero nahanye urubyiruko mwifuza kubijamo. Nje n'imyaka yararenze, ushaka kubona wenda ufite ubwoba ngubwo bwanje nagiraga, ako watinyuka no gucibwa intege nuko nguko cyangwa bana guca indege, watinyuka ukareba ko bikunda. Imyaka amajije kuyisimbuka nje singe ko bafata munsi ya 25. Okay, ni byiza gusa kurinda igihugu ntago bivuze ngo ujye ku rugamba ufate imbunda. Ndago kurinda igihugu n'ubu wakirinda nguko izo ndego twihaye, kuvuga ngo tururubyiruko rurwanirira igihugu. Abana bo mu mihanda turaharanira kubakuramo,
ibyo byose ni ibikorwa bigaragaza ko ukunda igihugu. N'izi nyunganizi uri gutanga nazo ni ukurinda igihugu. Yego, ubwo rero ntabwo kurinda igihugu bisaba kujya ku rugamba, bisaba umuhinzi yarinda igihugu, kuko jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane ntabwo yakozwe n'abasirikare gusa, n'abaturage, abakozi b'Imana, abasenga, abanyamakuru, abakinnyi b'amafilime, abakoresha imbuga nkoranyambaga. Wenda icyo gihe zari zitaratera imbere, ariko urumva amaradiyo, radiyo nayo yari ihari, telegrame nayo yarakoraga. Ibyo byose rero urumva ni bimwe mu byo tuba dukwiye gukangukiraho. Imbuga nkoranyambaga rero ni kimwe mu bintu mu by'ukuri bishobora kubaka igihugu ariko nanone bikagisenya. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ujya kubona ukabona igihugu cyafunze interinete kugira ngo nibura urubyiruko rubashe kurokoka uwo mwuka mubi uri gucaracara ku mbuga nkoranyambaga. Hanyuma rero nk'umukinnyi wa sinema, abantu benshi bakunyura imbere, urumva uri umudiregiteri, uri n'umukinnyi, yego, niba ubasha kwandika script cyangwa se ukabasha gukora recruitment cyangwa se ukabasha gutoranya abakinnyi bitewe n'abo wifuza. Ese mu by'ukuri iyo urebye ingengabitekerezo ya jenoside mu bakinnyi cyangwa se mu bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, abakunyura imbere, ubona mu by'ukuri bayisobanukiwe ku buryo bayirwanya bafite imbaraga zo kuyirandurana n'imizi yayo, cyangwa ubona ko hakirimo icyuho ku buryo wenda n'ikigo kibishinzwe cyategura amahugurwa kugira ngo mu by'ukuri afasha abakinnyi cyangwa se n'abandi bakoresha imbuga nkoranyambaga? Mu rubyiruko rwinshi ndakeka ari ntabyo, ariko bamwe na bamwe birasharimo. Njye nk'inshuti zanjye tugendana ndazo ntabyo mbazi, ariko ibi bintu narabikubwiye ngiye kongera mbivuge kuko byarambabaje. Kuba hari umwana w'imyaka 20 cyangwa 23 utazi ibyabaye, yifata akabwira mugenzi we ngo uravuga iki waruhutuwe. Tekereza nawe akaza muri comment nkatwe dukoresha social media, umwana ugasanga mbese yanditse comment ivuga ngo uceceka wa muhutuwe. Hari wigeze abikubwira Terene? Byarabaye. Kubera iki utifashishije inzego z'umutekano? Nusuko wamenya rinde, njye nabibonye muri comment. Ubundi kandi muri comment baba batanze comment nyinshi. Yego, iyo umuntu akubwiye ibintu nk'ibyo ukumva mana we, ari n'igihe baba batarama mu Rwanda yenda, kuko ntabwo mbamya ko yenda reka ndeke kubishimangira, simamya ko urubyiruko rwo mu Rwanda abarimo bagikora ibyo bintu, ariko nanone birashoboka ko baba barimo, bashobora kubikora ariko bari hanze y'igihugu. Yego, birababaje cyane kuba uri umwana w'umusore, kuba uri urubyiruko ukaba ukigendera muri izo nzira za kera. Hari n'undi nzi gutya arambwiye ngo ndi umuhutu, gutya tunakinana muri ibi bya sinema. Ubwo ngubu ushobora kumurega bakamufunga. Urumva ni amacakubiri aba mwuzuye. Hanyuma rero ibintu aba yarize, ibintu biba bimutekeyemo, icyo gihe baranamutwaye kubera ko inzego z'ubuyobozi zari zihari, zaraje. Mbese urumva yari yanyweye inzoga. Niba umuntu anywa inzoga akazana ibintu nk'ibyo, ntibiba bimwubatsemo. Si rimwe si kabiri byari bibaye, kuko ubwa kabiri byabereye hafi y'umurenge wa Kimisagara. Ni ukuvuga ngo yateje akavuyo, agomeza agira abantu, ababonye bose akabatuka, icyo gitutsi. Yego, noneho nkabona hari n'ababwiye ngo wowe ntabwo uri umuhutu. Ngiye kubona mbona abayobozi baraje, no mu bayobozi ngo yari imodoka ya polisi, no mu bapolisi bamwe na bamwe babwira iryo jambo. Barangije baramupakira, bamuraza mu murenge. Niba yaramaze iminsi 3 agasaba imbabazi ngo ndagabize ibyo ari gukora, ngo n'ubwa mbere anyweye ku nzoga. Baramuganiriza, baramukansuringa, baramubwira niba inzoga igukoresha ibyo udakwiriye gukora ntuzongere kuyinywa. Kandi umuntu avuga ibimurimo, ibyo ni ibintu wibibyemo niba atari byo bakubibyemo kuva kera. Asaba imbabazi, aringinga, baramurekura. Kuva ubwo sinangiye kuvugana nawe ngo nongere kugirana relationship nawe. Yenda namusuhuza kuri telefone ngamubaza uko ameze, ariko nda relationship nakongera kugirana nawe, ngo mbe naje gukinana nawe cyangwa se mbe nakwisangana nawe, kubera ko urumva niba afite amacakubiri ameze utyo ntabwo ngendana n'urubyiruko rwitekereza utyo. Reka umuntu ufite imyaka 25 bwa mbere agakora ikintu ukamubuza, bwa kabiri agakora ikintu ukamubuza, bwa gatatu bikarangira bamufunze, sinakongera kugendana nawe.
niba nakuburiye rimwe ngakubura n'ubwa kabiri ndakurikura. Na Bibiliya iravuga ngo sanga umuntu muganirize rimwe kabiri gatatu niyongera uzamureke. Ngiyeko ubwo rero naramuretse, ntabwo nshaka kumuvuga izina ariko nawe ariyizi, n'abari bahari benshi icyo gihe twari turi gukina barabizi. Yego. Ku bijyanye, urakoze cyane kudusangiza ubwo bunararibonye, ni na byiza ariko abantu bajye bakanguka bamwe mu rugero. Niyo mpamvu abantu bakwiye kunywa mu rugero kugira ngo nibura basigarane igihe cyo gutekereza nibura ku myanzuro bafata. Hanyuma rero urasenga? Ndasenga. Niba ujya mu rusengero, twabonye abapadiri benshi bagira uruhare mu kwicwa kw'abatutsi basengeraga mu rusengero rwabo. Yego, tubona abadiyakoni, tubona abamasera, tubona abapasiteri bagira uruhare mu kwicwa kw'abatutsi basengeraga mu rusengero rwabo. Uyu munsi niba ujya usengera mu rusengero, ese nta ngengabitekerezo ubonamo, nta magambo akomeretsa cyangwa se aganisha mu gutanya abanyarwanda cyangwa se aganisha ku ivangura rishingiye ku moko mu rusengero? Niba se uribonamo ubigenza gute? Niba se utanaribonamo n'irihe banga bakoresha kugira ngo nibura abakirisitu bakomeze kwiyumvamo ubumwe kuruta uko umwe yakumva ngo uyu ni umututsi, uyu ni umuhutu, uyu ni umutwa? Ntekereza ko abakirisitu ba kiriya gihe mu 1991 na kane barigishijwe, bigishwa ubugome ndengakamere, cyangwa se nabo yenda bari banasanga mu bugome, kuko sinumva ukuntu umuntu aza kumvisha ngo uriya ni mubi. Mwasangiraga, yezaga ibijumba akakuzanira igitebo, wezaga ibigori ukamujanira mu gitebo, yakamaga amata mukayasangira, abana bawe yabagiriraga neza bakigana nabe. Wowe nje numvisha ubuhamya bw'umuntu wari utunze abantu, yarahinga, baramuhingiraga akabagaburira, abana be bakigana nabe, yarabatije n'inzu. Nibo bafashe iya mbere mu kwica uwo muryango wose urazima. Yego, ndibaza ukuntu wasangiraga n'umuntu ngo uri umukirisitu, warangiza ukamwica nda kindi mwapfaga. Ntekereza ko abakirisitu bubu kubera ko numaje iby'urusengero, kuko nari nkomeje kubera ko banumva nje bitanashoboka, banumva binambabaje. Mu rusengero rwacu ndamacakubiri mbonamo. Byiza cyane. Ikindi, buri muntu wese nda bwoko mbona, nda n'ubwoko nzi kugeza ubu, twese tuja kuri alitari tukaririmba, tuja kuri alitari tukavuga. Niba hari inyunganizi cyangwa igitekerezo cyangwa ugiye gushima Imana, nda muntu banigana ijambo. Bivuze ko ndavangura rihari, bivuze ko ndaningengabitekerezo mbi ya jenoside ihari. Yego. Ni ibintu byiza, ni ibintu byo kwishimira, ni ibintu byo kunezerwa niba mu by'ukuri bimeze uko nguko. Ariko hari icyo nakita iyezandonke. Iyezandonke naryo sinareka kurivuga. Pasiteri akarazwa inshingano kwa kabaya kirisitu amaturo cyangwa se inyungu. Ese byo niba biba mu nsengero, ubona bidashobora kuba byasenya ubumwe bw'abanyarwanda kuruta uko byakubaka? Kuko urumva niba pasiteri akoresha uburyo runaka akagira ikintu yaka abantu ku buryo runaka budakurikije amategeko, byo ntabwo bishobora kuba byagira uruhare mu isenyuka ry'ubumwe bw'abanyarwanda cyane. Yego, ubumwe bwasenyuka, ariko nje mu rusengero rwacu pasitoro ndamaturo dusaba, dutura ku bushake bwacu, kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo ndimukaze mu nzu y'Imana imbokoboko, ndimukaze ntacumuzanye. Mu rusengero hazakenera kujamo indebe, mu rusengero hazakenera kujamo umutako, mu rusengero hazakeneramo ururabyo, hazakenerwamo umupapiye jenike, hazakenerwamo amazi. Numva nje gutura kwanje biba bimvuye ku mutima. Nyatanga nzi icyo azakora mu rusengero, cyangwa se ndabizanarenga umupaka bakayafashisha abakene. Je mbamya ko abapasitoro bariho, ariko abonzi ndabibona. Turi kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu. Twakomeje gukora ikiganiro kirekire, ariko kubera ko amasaha tujyanye bitewe na gahunda twari dufite, twifatanya n'abanyarwanda kwibuka twiyubaka ku nshuro ya 32.
niki wabwira abantu, niki wahwituraho by'umwihariko abakoresha imbuga nkoranyambaga, abakinnyi ba sinema, abahanzi muri rusange? nababwira ngo bitwararike mu magambo bavuga, bitwararike birinde gukomeretsa abandi, cyane n'ibihe turimo byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. nababwira ngo twibuke twiyubaka. nawe ikiganiro nitwa Nshimyimana Simeon, ari kumwe na Tereza cyangwa Waje neza. mugira amara tuva ku Mana.